ibisambo bizaguma ari ibisambo, abanyabyaha bazaguma ari abanyabyaha. Haleluya. Itangazo haleluya. Abantu bene data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi itangazo haleluya. Abantu bene data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane bene data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho hari uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho harimo uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho harimo na itangazo haleluya. Abantu bene data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho harimo na tombora, ingurube, inkoko, hari n'igihembo nyamukuru cya moto, ibyo kurya n'ibyo. Itangazo haleluya. Abantu bene data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane data, uyu munsi saa 8 hano Nyamata mu mujyi wa Kigali hari igiterane gikomeye cy'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho harimo na tombora, ingurube, inkoko, hari n'igihembo nyamukuru cya moto, ibyo kurya n'ubuvugabutumwa, harimo Diamond, Roza Muhanda, Pastor Cyatese n'abandi. Kandi akarusho harimo na tombora. Nugitwaza akantu wewe reka nitwaza udukoresho n'ibintu by'amahanga byose buriya rero nuko utabizi bishobora abapasiteri bafite ndabona bimeze fresh. Ase uwabakurikira tukamenya ahantu bagera, tukamenya ibyo bagiye. Bro urebye ariko reka twinyabyeyo ura wasanga harimo n'ibice n'imodoka abantu umuntu akajya akavivira no byumva se. Pasiteri rero ndimo ndakubwira ati Imana yakigere neza. Uriya urusengero rwacu twitanze amaturo yose ashoboka kugira ngo abakirisitu twese Imana iduhereze umugisha. Noneho ubu ngubu twari tugiye mu giterane. Ako kira giterane ndikumva ngo kiraba kirimo n'imodoka uza amavuta pite se amwe ya Saloma twari gare mu ijuru. Nanjye amavuta ndayafite ayo nago ngiye moto ndayibura. Njye ni nayabona ajya gukura mu ruganda ntago bari bunye. Atu twese turakijije. Amen. Aya harabara nitwa Yakobo. Ye witwa Yakobo? Je nitwa Ndera. Je nitwa Haji ariko je nitwa Haji. Bara abapasiteri basa neza tugomba kubakurikira. Haji uri umusiramu se? Shaviko kafiruni wowe. Ntabwo bufite. Kumva abarakora ndata ndi. Etwa Yohana Matayo 7. Yohana. Ntubyumva se? Urabona rero buriya
twagize amahirwe uriya mupasitori wo hanze aradufasha. Hari ahantu urabona ko dushoyemo ibintu byinshi, urabona harimo ibintu urabona harimo za moto, amamodoka, ibyo kurya, ibintu byose. Abantu bose bari buze buriya barataha bishimye kabisa. Undi giterane nicyo nashakaga ko tuzakora yewana kikaba kimeze neza, ubuze kureba neza, urebe abakristo bawe bataza guteza akavuyo ibyo bari abantu. Mbona ibintu ari ubufuzi wowe uri kubibona ute? Kubera iki se uvuge ko ugiye kubyihorera se? Rwabona harimo ibintu by'ibikawunga, ibisosi by'intoryi utamenya ubwoko bwabyo. Ngo ndayice gahunda yanjye hejuru y'ibitoryi n'ibinyanya. Urimo urambeshya. Abantu bambaye kuri abapasiteri bambaye kuri aba harimo n'abashumba. Haraba harimo inyama, amafata, hari n'igihe n'ibyuma abantu bagasinda. Ibyuma amerwa ngenda nigenda ibyuma wowe. Kurya ibitoryi. Jyanda shanje. Jyanda njye kwirira intoryi. Ngiye kuzirya mwana njye ntacyo iwacu duhinga intoryi sha. Ndabizi neza yuko umutekano w'abakirisitu ugomba kuwitaho cyane, kuko ni abakirisitu bacu baritanze kera cyane bishoboka. Bakorera Imana, ndabyizera cyane. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kubakorera. Pastor Cyizere muraho neza. Yego. Uyu ni pasiteri wa ndi umudiyakoni isengera muri I'm Fisher Church Pastor Find. Yes, As party venue ati karibu. You wanna be at urusengero rwacu bubakishwa amamiliyoni. Abantu ababiza baje bayoboka. Pastor karibu. wibutse kuri dati. Aya mafaranga ndabiza sasa mureba amakoti babambaye dora. Nabyo turi biganirizeho abakristo bacu. Hari ibigusha byinshi. Yego tugomba kwizera umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye akambwa ku musaraba n'iza tukaba tugihumeka, niwe dukorera. Ibyo ngibyo nabyo umuntu areba ukuntu yabibaganirizaho. Mu ababifite na hano hose mu ntuza biba bihari, harazibereka abereke n'uburyo zikoreshwa, hazibaganirizeho rwose nta kibazo. Tukwiye kwirinda nabyo. Umwami wacu yaratubwiye ngo sinzi isaha n'igihe nzazira ku isi. Waragiye wanyana yimbwa. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power. Urandiyebira nk'iranyana y'imbwa ruzi ko wagira ngo hano nanzira ihari. Ubwo siri kumbuza kujya kurya biriya biryo by'abapasiteri itasasa. Ndabirya biriya biryo by'abapasiteri, ndabirya baragasama. Sinyambura banira shatani neza babanyicira umuti nge mbana aramukiza. I don't want peace. Koboyi Yego Yesu ashimwe. urabona abakirisitu baba twitabiriye cyane. Urabizi neza. Pastor Cyizere Muraho. ahimbazwe. Ngira ngo urabona abantu baje kwitabira iteraniro ryacu, ahubwo karibu. Yego. Pastor Koboyi ibyitso
Lucas kuki wiyoroshya imbere y'abakirisitu manga harimo amanyama harimo amahene karibu wakwicara mu byicaro byawe Blood of Jesus, see my head, they go inside this place. waginyugwa n'ibyo ufite ukinyugwa n'ibyo ufite yego Yesoni mugire tugende dutangire. Pastor Koboyi bicara hariya Pastor Koboyi ni hari ababicaye ibyicaro bya birahangaha Koboyi mugire Diakoni wanjye mugire amasaha arimo aragenda. nizere yuko mwese mwaramukanye igitondo cyiza nizere yuko mwese mwaje musize amavuta haleluya we mugore uhetse umwana avuga ngo haleluya Imana yambwiye ngo nongera kuguha kandi kana amen ariko vuga ngo haleluya vuga cyane we musore vuga haleluya vugisha imbaraga ufite vugisha umurava haleluya wikwica ibintu bizi vuga haleluya haleluya gusa naryo biryora amen. Reka rero twakire Pastor Cyizere abantu tugeze ijambo ry'uyu munsi aba yaduteganyirije haleluya ariko reka twakire Pastor Cyizere amahoro y'Imana asesekare mu banyarwanda yego Murakoze cyane kuba munyakiye. Mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana uri ku buhanga bw'ibyuma ashyiramo akaririmbo gake tukabyina sige tugakomeza niba bikunda. Pastor Koboyi agukine Imana yego yene n'iteka Imana yacu ubu tutayifite ntacyo twakwimarira ariko kubera imbaraga zayo mwese mushyira amaboko hejuru we watumiwe nani kuri nakubuje wanyuze hehe kuri nakubuje wanyuze hehe ariko uyu uzi ko menye uraza kubyina na pasiteri bakomeye cyane reka dukomeze Pastor Cyizere noneho wababwira ikikugenza yego ubungubu uri kugira ari gucuranga hariya kuhanga yagabanyijeho gakeya mwamugabanyije ibyuma gatoya DJ wabwira ikigeza kuba kirisitu noneho dukomeze haleluya haleluya we kanyo kudusa haleluya abakristo baginga haleluya haleluya wowe haleluya amen. Icyo ni ryo jambo iby'ingenzi koko wigisha abantu b'Imana. Yego mana aba bantu rero aba bantu wawe sinzi ukuntu bameze barajagaraye kuki tutababwiye neza ngo batoze ibyo tubigira aba baginga ubu bameze bate ariya wakinuza wowe kufuza uvuga amena amena wowe musore pasiteri amena ugomba kumvira pasiteri Yego pasiteri kugira ngo muri pasiteri banarashoye byinshi amashuri nize ni menshi washoye mwikomeza kunesha umutwe rero mutangiye kunesha umutwe washoye wenyine tugiye gusoma Diakoni amakanya nkaganiriza abakristo banjye soma mu byahishuwe umurongo wa 9 umutwe wa Luka baratubwira ngo wari umubibyi nuko Yesu aragera asanga ari kubiba abantu bashonje arangije aramubwira ati ko ndeba uri kubiba abantu bari kwishwa n'inzara nuko uwo mubibyi abwira Yesu amubwira amagambo akomeretsa amubwira nabi ngo ibyo mbiba ni ibyanjye narabivunikiye haleluya amen haleluya murumva ako kantu murumva uwo mubibyi ikintu yabwiye Yesu
yaramubwiye ngo ibyo mbiba ni ibyanjye narabivunikiye. Haleluya, reka dukomeze. Ubwo ngubwo Yesu yaramurebye azunguza umutwe, inkoni yari yitwaje ayikubita hasi, ararakara cyane arigendera. ntabwo bufite. Ubwo Yesu yaragiye, agiye wa mubibyi ibyo yari arimo abiba, mu gitondo agiye kubireba asanga byose byumye. Amena. Haleluya. Amena. Yagize gute? Yarasanze byose byumye. Yabyimye abaki? Yabyimye abashonji. Abashonji ngo babiteke bishwe n'inzara, barimo bishwa n'inzara. Ubwo rero icyo dushaka kuvuga ni ukugira ngo iri jambo ry'Imana riradushishikariza gufashanya, tugatura, tugatanga amaturo kugira ngo abantu bashonje babone ibyo barya baticwa n'inzara. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Rero bakristu banjye, ubu hano hari ibyo kurya, ibyo kunywa byose byateguwe. Murabanza buri muntu wese murabanza mwica inyota, nimurangiza mwivura inzara, sigaye dukomeze nta kibazo, hahita hakurikiraho amaturo, noneho ibindi ubwo ngubwo biravugwa nyuma. Pasiteri byari byo, ariko hari ukuntu babanza bagatura mbere yo kubanza kurya kugira ngo barye bisanzuye. Nuko Imana yafashe Yozefu imwohereje ku isi, iramubwira ngo ugenda wigisha abana bawe. Igeze Nyabugogo ahugira mu nzoga n'itabi, yanga kubigisha. Nuko kuko yagarutse mu ijuru, Imana yamurakariye kuko yamwishe mu masegonda 5. Amen. Reka duture turi kwishinga iby'isi, uko ibya Kayizari bisubira kwa Kayizari. Haleluya. Ariko haleluya, ibya Kayizari bisubira kwa Kayizari. Haleluya. Haleluya kobo. Haleluya. Nuko rero nutubanza duture maze dutambuka. Reka dusabe DJ noneho adushyiremo akazi kigateya tuza dutura. Amen. Haleluya. Birara ntabwo byabura mu nsengero, ntabwo babura amaturo yose arayajyanye. Murakoze. Wari wafashe uko nanagize ngo ni pasiteri mukuru wo. Mukomeze. Aha hantu haba harimo iki? Aha harimo divayi. Nirimo harimo divayi. Ukomeje nta kibazo, narangije kunywa amazi nta kibazo. Noneho ubu ngubu twatangira rero. Duje kanyoko wagabanyije. ubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho. Karame. Nusigaye tuka abakiri. Wowe uyobewe yuko unyingirije, wowe uri umudiyakoni. Hanyuma se ibyo ni byo jambo ry'Imana ubuhaye abakiri. Urabanje ukanuka, warangiza ukavuga ngo amatungo yabaye make. Umuntu wakuzanye wakumaye aho nari mvuye kubera ikiyanza ni imbobo. Noneho ambo karagaje, mwihangane bakristo, mwihangane. Ubwo ngubwo ibyo kurya ibyo kunywa gupfa burabambangamiye ngo bari mu ijambo ry'Imana batazana biraba ibyo ngo tubirye. Mbanye nitaba ngo nzoranyishe. Oya umva se wirambirwa biraba ibyo bakatubiriye. Kuvuga akajambo k'Imana ni gatoya turatubirye. No kunyama nta muntu uhagazeho. Nta kibazo arabaha, nimugire ikibazo. Ndabona hari nyirangunda ariko
muhumure murarya rwose muri sanzura ibintu birahari. Wowe wazanye umufuka uri kwivuga iki? Diyako waretse nuvanga ibintu kuri turi hafi gusoza tukagira vuba. Abakristo barashonje. Wari watinze. Noneho DJ washyiramo akazi ki gakeya. DJ Kavirigire. DJ ako njye sinibaza umuntu warushi MC wahangaha ibintu yagiye akora nibiki. Umuntu uri kubyuma hano bimeze bite? Hari MC wajuyetse ku nyama. Nahagaze ku nyama pasiteri. I don't want peace. Oya ngere mpagaze ku nyama. Usubize ugenda uzihagarareho. I want problems. Abereye nyoko Bitusakuriza genda urebe umuntu wawe niwe Always. umuhenge. Nakubonye ufite inda nini. Mbona ko ufite inda nini. Nakubonye kukabona fungura. Haleluya. Ndabona mukeneye ahimazwa cyane. Ndabona inda nini yarakurenza. Ntago ariwe yarenzeho nyine kanyoko. Ni uhagaze ku biryo. Ujya ku bintu matiyimbwa. Byo kurya n'ibyo kunywa. Ubu ko ndeba muri kunsebereza imbere y'abaturage banyu. Ubu kusura ko diakon aba yirase yazanye umuntu munini. Nijye njye mukuramo yo kotsa. Reka ngende uko ndeba gukira. Numwa z'Imana mwakwitonze ko. Reka twakira abantu bajye. Reka twakira abantu bajye bangu. Reka no DJ none yadufasha agakiramo akazi ki. DJ we DJ ndamusaba n'amapfuye imisatsi. Ndamusaba n'amapfuye imisatsi nsigaye mbona ari uko ukuntu yikira. Cyane itere murebe ashyiremo murebe. Itere n'igihangana njye mukuremo ijisho. Noneho dukomeze. Ariko Diyako nakiriye ubutumwa hano ko w'iby'inyama. Urasebye itorero ryacu. Nedi inyama yawe. Inyama hariya rwose bumva. Umuntu nkawe yubashye uri mu makote. Mukazaze mwibasha muzana ubugege. Ntago ari kwiba inyama hariya rwose. Nagapfa kuzana ubugege. Ako se muco uje mu itorero ninde wagutumira. Ntabwo njye ndi muco. Nundi wakomuje ntabwo ndi muco. Cyangwa gupfa ku muntu. Bose kagisikurini gake ajye ugasiga mu rugo. Reka dusabe DJ akazi kikazamuke. Noneho tutangire dufate ifunguro. Okay. Noneho ubwo muragenda ku murongo mwarura mufata icyo kunywa nta kibazo. Amaganya gakeya kandi yakoni nawe ndaza kubwira udukuriye mu itorero. Ukaruka tukabona ubugegera. Yakoni amakanya mwicara. Yego pastor. Muri Yohani murongo wa 9 murongo umutwe wa 7 haranditse ngo ibisambo bizaguma ari ibisambo, abanyabyaha bazaguma ari abanyabyaha, abikubira bose Imana izabahana. Niba tubasha kubona ibyo tubonye byose, ibyo byose yaba bike yaba byinshi, byose umuntu agomba kubifata uko biri. Uretse urabiko ifite abashyitsi bakuru, niba ndahamagara Adamu kugira ngo numve ahantu yaba ageze n'ibindege yaje kugira. Niwe wadufashije muri iki gikorwa cyacu, niwe wari wadufashije, nawe yashyizemo inkunga. Ntabwo yari yavuze ngo ari buzavuga mu kirere, yari yavuze ngo habera ibibazo byinshi ngo hari hanyereye, ashobora kuhagera atinze.
buriya niyo mpamvu yatinze ndimo ndamuhamagara n'amanetwork agacika mu kirere ubu nta mareza ahari ajya muri Amerika gufata amavuta ryari ariko azatugera n'ubundi ari butugereho n'ubundi turashize none nta kibazo ari butugereho ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ya power. umuntu ngiye kongera guhamagara none ni Roza Muhanda numve nawe nimero yo kwicamo ndi kumva nimero ye nawe idaciyemo ariko byanga byakunda bari buhagere bari buhagere nta kibazo mwebwe abakristo bajye akaboga karahari rwose muba mujye rwose mwisanzure Imana yatugiriye neza mujye Imana yatugiriye neza rwose iduha ibintu rwose mutagira ngo wenda mushobora kuvuga wenda ngo abamusura n'iki wenda The blood of Jesus. ayé mi tèmi bá mi. Oh my days, irú ọmọ mo wá rè nítorí Ọlọ́run. Mo lè jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Ihangane Diyakoni shyiramo ikinyabupfura mu kujya Diyako bukomeje urabikeneye ngaho ibyo bimare bukomeje banzaniye ibyanjye okay nta kibazo n'ubundi ahantu hose nagiye njya n'ubundi rimwe na rimwe byanshyiriragaho hano murisha intoki hano murisha intoki n'ubundi ahantu hose nagiye njya kuyobora kubwiriza n'ubundi bimwe byanshyiriragaho bakamereza amakirida mbere n'ubundi inyama zigashira bitarahagera nta nyamurya kuko urabizi ko basitayi bazi uhari ntabwo wakwiva ngo bintu by'amanyama naruriye mu kanya gabanya ubuyukusha ahangaha si iwanyu Diyakoni byagenze bite ibitabo ntabwo bufite haranditse ngo igihe cyose muzakomeza mukagira ubusambo muzarimbuka muzashya niba mubonye ibyo mubonye nimukagere mubipfusha ubusa igihe kimwe uretse mbabwirize bino bisambo igihe kimwe muzarimbuka niba mubonye ibyo kurya biba bihari murakoze kumva ibintu mwabikoze neza wavuze akarinda nini uba wazanye ibi ngibi ahantu hose tugiye turabibona ntabwo tuba tubisonze cyane n'igihe kibazo birihe zana tuvuge ijambo ry'Imana noneho mureke gatoya twongere tuvuge ijambo ry'Imana burimo buratwirana tuvuge ijambo ry'Imana noneho tugire no gutanga impano Diyakoni tugeze mu gihe cyo kuvuga ijambo ry'Imana tugasoza tugatanga impano mubizi yuko hagiye kuba amarushanwa yo gutsindira moto yego pasiteri ngo dutunga yego ubu ngubu noneho tugiye gusenga noneho Imana iduhe umugisha ubu tugiye gutanga amaturo turatura kabiri yego kugira ngo Imana yishime yego ituro nibavuga ngo amena 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 haleluya ariko amena haleluya amena muvuga Imana irabakunda cyane mwese kandi yabasize n'amavuta buri wese atura icyo afite kuko udafite ikintu Imana izamukubira kabiri nuko reka dusome ijambo ry'Imana
abanyagalatiya umurongo wa 9 umutwe w'ijana haravuga ngo nuko Yesu aragenda ageze i Galileya asanga abantu 6,000 bose bafite imigati 3 bafite n'imivinyo 2 nuko arareba asanga iyo nzoga nagwiha uwo muvinyo naguri bubahaze arangije ubwo ngubwo agira gutya aravuga terekanwere afata telefoni ayifashe ubwo telefoni ahamagaye byanga gucamo afata indege aza mu Rwanda araza ageze i Kigali Nyabugogo arareba biramuyobera biravuga atese uyu mujyi wa Kigali ko maheruka kera ndi umwana nuko habaye haje iterambere gutya nuko biramucanga arakomeza amanuka aragenda aterera Kacyiru amanuka Bigogo aca Kimironko azamuka Kimisagara ageze mu Gakiriro ahasanga Bulldog na ba Fireman bari kunywa ibyo yarari kunywa byari byuzuye byinshi ari amakesi n'amacupa y'imivinyo arayabaka nuko aragera i Galileya ba bantu yari yahasize arababwira ati muzane ibyo ngibyo mwari mufite bamuha imivinyo 2 n'amafi 3 yari afite byose arararama nuko araramye arababwira bose ngo basinzire yikoze inyuma ye afata za nzoga yari afite nuko abwira abari bahari bose ati muhumirize nuko arangije akurayo Prudence Dako urimo uratuvangira rwose Yesu yakuyeyo Prudence yego kuko niko gakingirizo kambere k'ubuzima oya ntacyo byihorera ibyo ngibyo ndabona nahantu hari ahantu we wabonye byanditse uyibesha Yesu yakuye kwa Prudence ahantu wabonye byanditse muri Mateo 5 karimo muri Mateo 5 karimo byanditse nabi fashije nkwereke akira kuko niwe wakazanye uretse nkwereke nuko arababwira ngo mwese nimuhumirize arangije areba hejuru bagira ngo agiye gutubura bya bintu yarabatse arangije akebuka inyuma ye akurayo ya mayoga y'amavinyo yari yakuye i Kigali arangije akurayo n'amafi yose yari yakuye i Nyamata mu Bugesera nuko arababwira ngo nimurebe nuko barangije kureba ubwo ngubwo baratangara cyane babona ibintu imivinyo amafi ibintu byose birahuzuye nuko batangira kurya no kunywa ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ndavuze ngo Yesu yabigenje ate ukuntu mwavuga ngo Yesu yahaze ugunge amanuka ikazanuza angaza Nyamata za Remera amaze guhaga ugunge aragenda asuhuza abantu bahuje neza barangiye baragenda bararebana arababwira ngo mwese mwakire ku mafari nuko Yesu yasindiye i Kigali birangira abanyarwanda birangira abantu batuye isi bamwishe bimeze bite Yesu nuko ko bamwishe uri kuvuga ariko biri hano mu mutwe wawe ntabwo uri kubisoma muri Bibiliya ntabwo uri murandeba neza baze ko filmu ndebe pastor narakubwiye murimo muravanga hano kandi ibintu twe tubigereje muri kuvanga tubigereje nuko natarimo ndareba neza reka kiremo fimenzi maze ndebe neza tugire tunasezera ntabwo mwanyibukije hari na tombora igiye kuba bagiye gutombora moto bagiye kubaza ikibazo noneho ugitsinda ariko babanze bature neza bishimishije hano hari ibihembo hari ingurube hari inkoko hari n'igihembo nyamukuru ikinyabiziga bita moto bose hano ndabona yabahumuriye ndabona yabahumuriye hari umuntu hariya ndi kureba hari umuntu kubonekera nkabona natsinda ikibazo ngiye kubaza ariko impano wowe ndakubona impano wowe nanda kubona impano haleluya ariko
amena haleluya Amena. nenda kubonamo impano ndabonamo impano muze muture imana yaraduhaye natwe tugomba kuyiha nta kintu uzageraho nudatanga haleluya buri wese atamwe murajugunya ubukene bwanyu mwaha haleluya haranditse ngo icyo ufite cyose gitange uracya urabona ibindi ukubye kabiri amena tange wanywa mudiyakoni ikibazo gitange urimo murajugunya ubukene bwanyu mwaha imana rukundo imbwiye Muke dusenge duhe Imana icyubahiro, Mana yera, imbabazi, Mana nyir'imifungo, Mana data wowe wera, wowe utuzanira amapesa, wowe uduha ibintu byose, Mana data turagira ngo udufashe ntabwo bufite duhe Imana icyubahiro. Mana data, Mana nyir'ibiremwa, Mana nyir'ibiranga, Mana nyir'ibisambo, ndagira ngo udufashe aba bana bawe bose ubarambureho ibiganza. Mana data, nushobora byose, ni wowe ukora byose. Mana data, niwe wavuze ngo buri muntu wese cyangwa gutanga, none kubw'imbaraga zawe, kubw'ubushobozi bwawe, kubw'impuhwe zawe, Mana urakoze kutubonekeye, urakoze kutumanukiye. Bene data abakristo banjye, bumva hari ikintu kibakozeho, mumenye ko ari ukuboko kw'Imana kuje, mumenye ko ari imbaraga z'Imana. Mana nimugire ikibazo, nimugire ubwoba. Uwiteka yaje kubaha umugisha, aje kubaha ubugingo. Mana data, ndabizi ni wowe turiho, ndabizi waravuze ngo ahantu turi hose, duhagaze hose ubu turi hagati yacu. Ndabizi ngo Mana none uturinde cyane. uritora ukiba abakristo sibyo baje gusenga wagisambo kurasa wowe ngo gahunda igezweho ubu ni ukukurasa sibyo wengeye ukurasa wagisambo jya hasi afande wambabare ko nazonje afande ntabwo nzongera ntabwo nzongera ngiye kujya niba mu rusengero baturage naso ntabwo nzongera kujya niba mu rusengero afande ntundase afande ntundase ntabwo nzongera kujya niba mu rusengero ntundase afande ntundase mwaje kubeshyaga nagira ngo mbone uko niriye turashize none ntabwo bufite ubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power. The blood of Jesus. ayé mi tèmi bá mi. Oh my days, irú ọmọ mo wá rè nítorí Ọlọ́run, mo lè jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. turashize none. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Few moments later.